Ni amakuru y'agahinda yongeye kumvikana mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze umugabo yapfuye urupfu rutunguranye ubwo abaturage babyukaga mu gitondo bagasanga aryamye mu kibaya cya Kibogo. Uyu mugabo w'imyaka 33 wasize umugore n'abana babiri bakiri batoya, biravuga ko yari umufana cyane w'ikipe ya Rayon Sport, bikavuga ko yagiye kureba iyi match ndetse bikaza kurangira binamuviriyemo urupfu. N'amakuru rero yongeye kumvikana ngiye kugeza aho uno muryango mugari. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Zaf kugira ngo ujye ugumya urebe n'amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugutegurira kandi tunakugezaho umunsi ku wundi. Uyu mugabo ese yaba yarishwe cyangwa yaba yarishwe n'imvura, dore ko ngo aho yari yaciye hari yaguye imvura ngo ndetse n'inyanja cyangwa se ikiyaga cya Kibogo ubwo cyari cyamennye amazi, bishoboka ko aribo yatwaye n'umwuzure cyangwa se ngo yaba yarishwe kubera ko basanze umutwe wamenetse. Namakuru yongeye kugezaho niba rugamba rugeze kuri no muyoboro ukandi subscribe kandi ukunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugutegurira kandi tunakugezaho. Natinze mu magambo menshi, reka nkubwire uko byagenze kugira ngo usobanukirwe neza uko bimeze. Polisi yafashe umugabo ukekwaho munyihanganire naninsamye andi makuru atariyo. Mu karere ka Musanze Tuyisenge yasanzwe mu kibaya cya Mugogo yapfuye, hakekwa ko yaba yishwe. Bamwe mu baturage mu karere ka Musanze mu murenge w'Ubusogo akagari ka Gisesero bavuga ko babyutse basanga Tuyisenge w'imyaka 33 yapfuye mu gishanga cya Mugogo giherereye muri uwo murenge. Abaturage bavuga ko mu ijoro ryo ku itariki 30 Mata 2025 bamusanze muri kiriya kiraro mu gishanga yapfuye, bagakeka ko yaba yatashye bwije kandi muri ako gace imvura yari yiriwe igwa, we ngo akaba yagiye kureba umupira wa Rayon Sport na Mukura nk'uko bamwe mu baturage babivuga. Umwe yagize ati amakuru dufite nuko ejo Tuyisenge yanyuze muri kiriya kibaya cya Mugogo avuye muri Nyabihu mu murenge wa Kinobo kuko duhana imbibi, agiye kureba umupira kuri televiziyo kubera ko no muri kiriya gishanga imvura yari yaguye na Mubogobogo nayo yari yamanuye amazi mu muferegi, agomba rero kuba yanyereye ku kiraro bikarangira aguye mu mazi akabura uko avamwo bikarangira apfuye. Nsengiyumva Eric yavuze ko n'ubundi ngo iyo imvura yaguye muri kiriya gishanga cya Mubogobogo mu bihe binyuranye by'imvura nyinshi gikunze gutwara abantu, bamwe bakagwamo bagapfa abandi bakabakuramwo bakomeretse. Akomeza agira ati gusa yenda iperereza ntiryabona kuko yenda ashobora kuba yarazize abagizi ba nabi, ariko ku bwanjye nkeka ko yasize amazi yo muri ruhurura si ubwa mbere kuko abagera ku 8 bamaze kugwamwo muri kiriya kibaya mu bihe binyuranye by'imvura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musogo Manzi Jean Paul yavuze ko yamenye iby'urupfu, ariko nanone agasaba abaturage kujya bambuka mu kiriya gishanga hakibona kuko habamwo umwijima mwinshi mu gihe cy'ijoro, ndetse akavuga ko bishobora kuba byarakomotse mu kwinjira mu mwijima wa nijoro. Yagize ati natwe twamenye urwo rupfu rwa Tuyisenge mu gitondo, bivuga ko mu gihe cya saa 3 z'ijoro aribwo yavuye muri santere ya Byangabo yagiye kureba umupira wa Rayon Sport na Mukura kuri televiziyo kuko yari umufana wayo. Muri kiriya gishanga mu bihe by'imvura haba harimo amazi menshi, yagiye kwambuka ikiraro rero agwamo nk'uko twabibonye, agomba kuba yarakubise umutwe ku ibuye. Ibindi rero biraza kwemezwa n'umuganga urimo urakora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco nawe yemeza amakuru y'urupfu rwa Tuyisenge ko bayamenye ariko bagikora iperereza. Yagize ati urupfu rwa Tuyisenge natwe twararumenye, ariko kuri ubu nakubwira ko tugikora iperereza kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Umunyamabanga
Nyakwigendera Tuyisenge umurambo we kuri ubu wajyanywe ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo hasuzumwe icyaba cyaramwishe, nyuma yoherezwa mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kinobo, aho avuga ko kuri ngo aje kugira ngo bajye gushyingurwa, akaba asize umugore n'abana babiri. Abamubonye bavuga ko yatashye mu masaha 4 za nijoro. Ni hano ngiye gusubikira amakuru, icyo usabwa no gukanda subscribe ujye ubasha kubona amakuru yacu ya buri munsi. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.